Bakunzi b'Umurya TV rero tugiye kubagezaho amakuru agiye atandukanye agenda avugwa n'ibindi binyamakuru hirya no hino mu mpande enye z'u Rwanda. Ahagana saa 9 z'amanywa kuwa kabiri tariki ya 15 ukwezi kwa 10 2024 mu mudugudu wa Kagarama akagari ka Biryogo umurenge wa Gashora mu karere ka Bugesera nibwo abasore batatu bari baragiye inka bagiye koga mu mazi ya Kidiha mu gishanga cya Kanyonyomba, maze umwe muri bo witwa Havugimana Jean Damuru w'imyaka 22 ananirwa koga, bagenzi be baratabaza ariko abantu batinya kujya muri aya mazi. Iraguha Pacifique ni umusore wari uhari ubwo nyakwigendera yarohamaga muri aya mazi. Haraje nyine bicara ku mabuye je narindi hari hakurya hari amatanura, noneho ubwo ngubwo baravuga ati reka twikure icyokere. Mu gihe bageze ahangaha rero hano inyuma ngiye kumva numva bavugije induru, ndi hari hakurya nza kureba bavuga ati se ko muri kuvuza induru ninde uguye, ngo ni Damuru. Andi makuru rero avugwa mu karere ka Gatsibo aho ishyano ryaguye inka ikabyara abana babiri. Reka twumve inkuru z'ukuntu byagenze muri kano karere. Inka yabyaye abana babiri, abo bana bakaba baragiye kwitabwaho, ndetse inka yabyaye abo bana babiri ikaba nyirubwite cyangwa se nyirayo akaba yarahise ayica, noneho akagurisha inyama. Rero ibyo ni ibyagiye bivugwa hirya no hino, mwagiye mubyumva, ndetse bitewe nuko twagiye natwe tubyumva nkuko mwagiye mubibona, ndetse natwe twagiye tubibona. Havuzwe ko iyo nka yahise yicwa, mu kwicwa bahise barya cyangwa se bazigurisha izo nyama. Bikaba byaravuzwe ko umuntu wahuye n'iyo mbogamizi, icyo kintu kikamugaragaraho, yahise ajyanwa mu nzego zibishinzwe. Reka twumve nanone ikindi kinyamakuru kibivugaho, kuko iyi ni inkuru yasakaye kuri social media ku ma YouTubers ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga. Reka twumve uko bayivuga. Ni nyuma yuko iyi nka imaze kubyariza impinja kandi bagahita bayibaga bakayirya. Impinja zo bivuga yuko zasigaye ku isi, cyane cyane ko bivuga ko izi mpinja zitegeze zivukana ubwoya nkuko inka zose zivuka, ahubwo bivuga yuko izi mpinja zavutse zimeze nk'abantu nyine buntu nkuko umuntu avuka. Mbese mu yandi magambo ni abantu bavukiye cyangwa se bavukiye mu nka. Nkuko rero bimeze. Tugeze ku yandi makuru rero y'umuntu utangaje cyane, umukobwa rwose uri hariya namwe mugiye kwirebera. Reka twumve iki kindi kinyamakuru kibitubwiraho. Ni umukobwa utangaje cyane cyangwa se umumama utangaje nk'uko ugiye kubyumva mu nkuru dukesha Urugendo TV. Ikinyamakuru cyahatugereye rwose cyangwa cyahabagereye kigiye kuba cyatubwiraho, kigiye kuba cyaganiraho n'uyu muntu, twumve imva n'imvano ye nuko ibye bimeze. Uyu ni Umurya TV rero mukomeza kugenda mukunda muri benshi kandi mugenda mukurikira muri benshi. Tugenda rero tubagezaho amakuru agiye atandukanye kandi aryoshye agenda avugwa hirya no hino mu Rwanda rwa Gasabo. Namwe rero aho muherereye hirya no hino mujye muduhamagara tuze tubane na 37 aryamye cyangwa akora imirimo yose akoresheje umunwa, haba kwitaba telefoni, kwandika, kuboha inuza y'imitako, byose akandika ubutumwa WhatsApp hose akajyaho akoresheje umunwa. Ngira ngo muramubona uyu nguyu ku myaka 37 yiwe ntarigera yicara, ntazi kwicara uko bimeze, ahuza aryamye kandi cyari muzima, aravuga neza nta n'igihunga. Ku makuru arambuye kuri uyu mudamu reka tuyumve tubaye kazi. Umukobwa w'imyaka 37 mu murenge wa Kabucuzi mu karere ka Muhanga witwa Hagimana Agatha, amaze imyaka 37 aryamye no kuva yavuka atigeze yicara cyangwa ngo ahagarare kubera ubumuga bw'ingingo bwe afite. Icyegeranyo cy'amakuru naha kirangiriye ku Umurya TV. Mukorera like, mukoreshe ya kandi turabakunda cyane. Naho ubutaha.